kanyanga mu mutaranda. Hey, y'all come look at this. Ndovu rero azazira umunwa we. Ndovu azazira umunwa kandi ndovu simara mbikuba. A few moments later. Arabivuze nono ikibyimbye cyo vuga ibyo uzi wa. Hey, y'all come look at this. Ndashaka kubaza reka nkwereke ngewe rero ibintu byose sinya mbijenjeka banza uhaguruke abicaye inyuma bamenye uvuga icya kabiri mwe muretse wivuga amazina kuko abantu bari hano bose ntimubana mu rugo yego mwana wa nyibwirira nitwa Crystal. yes Ndashaka kubaza inama wagira umwana w'umukobwa ukiri kuzamuka ava he. Hey, y'all come look at this. Abanyamurenge bigeze gukora igiterane cyo kunsengera gusa. Warubizi nibyo guhera muri Amerika huba ugeza aho bari hose ku isi hose baravuga bati n'umunsi wo gusengera super manager. Cyari ngomba gushaka umuntu cyaranije mu bazima umuntu wese wuzi ukomeye umuvuga butumwa wemera Imana uva muri society yararimo warimo ba bishop harimo ba apostle harimo bandi bose barimo bishop n'abandi bose bavuga bati uyu n'umunsi wo gusengera super manager gusa. Super manager bagusengera hari abayiki ahubwo mbaza ngo kuki batari barabitangaje ngo nawe uje we umwe yiga yindi nande ari yakidube obaga he na bomari yakidube no muri Afrika y'Epfo sebyo Bomale. Imana muhiruko dashabara murashe abafuna muri none bomari nawe ari bomari. Hey, y'all come look at this. Mwazi ko Burundi bungana na leta zunze ubumwe za Amerika. Mwarimo bizi ngo hujya n'icabo Uburundi buragana na leta zunze ubumwe za Amerika. Hey, y'all come look at this. Ni mwebwe bagabo bacu bejo kuko nta wamenya wenda n'umugabo wanje ari mahangaha. Hey, y'all come look at this. Uziko mfite message amafaranga maniba agiye kuma mukanya. oye byageze ibyo ngo nyine ngubwa kuri impamvu urinjije no kuvuga ngo kujya ngo none wemere yandije cyane ndetse ndinjije hari kubyo bintu biririmbo dufite amashwa atatu tuvukanye butare nayo bujura ariko Nanjye sinagiriwe ayo mahirwe yo kuba wenda narize amashuri y'ikirenga. Hari abantu babarize amashuri y'ikirenga ariko yajya gukoresha ijambo ry'icyongereza akaba yakotora. Gukotora ni ibintu bisanzwe. Yeah. bavuga hizi His Excellency. His Excellency. Hey, y'all come look at this. nitwa Bijou mfite 23. Impamvu nibikije baroni yanjye mugufi yakanda musumba kandi ngo ndumugo gira inyenye. Niyo mpamvu uyu mukobwa yatamena baroni yiwe nibyo akuvuzeho byose birura commenting aho mbwira. Uyu mukobwa yatamena balloon cyambere ntabwo ari kara yanjye ntabwo nkunda mu baby black ya nkunda mu baby brown ntabwo ari type yanjye. Hey, y'all come look at this. ngoganira na nzovu nta kibazo wemera uvuge mushyiraho wiyoroheje nawe wiyoroheje mubaze yasubize mazumu wabagare God have mercy upon us. Ningi uranze ningi uranze Bana abakobwa beza benshi benshi bakabibishuko n'ibigusha ku bana b'Imana ku rwego uzanye n'ibintu byo kwasama ushobora kutanyura mu mucyo cyane cyane kuri mwebwe humura namwe ntimugenda muhumirije. Hey, y'all come look at this. Biri imaginaire hari none bijya bimpamagara by'ibicucu by'ibigoryi mana nyagasani ngo Jesu Kristo wamipango
ngo none se ngo wampashe cyana ngo mu Rwanda ngo nshaka kuzajyayo mu kwa mbere k'umwaka utaha akuzisha wababwiye nyoko akajya guha pase jewe wambonye mu mupempo wa Kitoto nyine hari ibintu umuntu aguhamagarwe tugati iki ngiki cyabuze ibintu kivuga. Hey, y'all, come look at this. Zikusangira n'umuntu ukajya kubona ukabona afashe icupa gutya ubwo se yanywa gutya arifasha ubiri n'icupa ubundi banywa gutya yego ukabona yarifashe gutya ngo uvuze ngo iki mwana. Hey, y'all, come look at this. Irene uzi impamvu abantu banywa imyaka igera muri 20 ubona bakimeze neza basa neza bakora siporo bakanywa bakanarya ariko ubona ari umuntu uje mu nzu bw'ejo bundi atangiye kunywa icupa rimwe ayisaba uruzingo ngo ashizemo. Uzi impamvu se ngo kera ngo umubu wari igisiga ariko ngo umubu wanywa gutarya. Hey, y'all, come look at this. Titi Brown n'umuntu witwa Nyambo nibimbwira ibyo bintu ibi bintu abantu batangiye kwiyita bavuga ngo naba besto batangira kuza ubwabo bavuga yuko ari inshuti magara binavugwa yuko ku mihanda aba bantu nta rukundo bari bafitanye icyo bashakaga iki kintu ngiye kuvuga mumbabarire n'ukuri kw'Imana y'Imyawe ni mu muhotere nimugire n'ikindi kintu munkorera biravugwa yuko ari kuri diswari y'uyu munsi biravugwa yuko witwa Nyambo yarere gukorera robbing witwa Titi Brown kugira ngo amupromoting yongera mugare muri showbiz amumara gahinda nibibana ngombwa nibivugwa nibibana ngombwa ajya muhigitwe ku buntu. Hey, y'all, come look at this. Talent yawe ndiki y'ubwenge se talent yawe impano akantu gato ifite nyine ikintu wiyumva mushoboye ushobora kubwira ati njye nzi kuvoma ariko nabyo narabiretse. ejo nzakugeraho. umuntu yamara iminsi 2 akangaza bounce kandi aracyatahe mu cyaha hafi handi batarubaka umudugudu ugezweho neza cyane ahubwo ari n'ukuntu kwibaza arashaka ko bamurinda umuturanyi arashaka ko bamurinda nyina na sagitahira muri nuza muri annex. Hey, y'all, come look at this. icyo ukunda ku mubiri wawe yaka ni iki parti ukunda ku mubiri wawe ari ushobora kuvuga amano ushobora kuvuga intoki ushobora kuvuga iki ni igitsina cyane nubwo ari gato yari karahari. Hey, y'all, come look at this. Bambariya ngo bashagi Buganda bazaga bacanya gatara kumanywa ruhanga ndararuka Buganda irahigi wacu mu ntega gataba kamwe kibiraye maze agashira mu muzamu bakazana n'imbwa zizi kujyana nageze kambara ndiyumiri. Hey, y'all, come look at this. Sabira ababesto shatani umudayimoni wabinjemo gushwana cyabashwanishe cyose turamwirukanye mu izina rya Yesu turamutokesheje aho badayimoni bose bashwanisha ababesto bameranye neza turabatokeshe toka shatani mu izina rya Yesu. Mana korera mu babesto ukoreye muri Nyambo imizimi mirimo shatani tumashwana na Titi Brown gusoye mu mutwe wa Nyambo ndakwirukanye. Mana abadayimoni bari kwinjira muri Titi satani iri kubashuka gushwana n'abana bameranye neza n'ababesto bashyira hamwe n'abantu bakundana bakora ibintu byiza tukabona ni byiza birakundana baraberanye inkweto tukabona yabonye yayo zirambaranye ntago ari mafuti iyo satani bigira mafuti turakwirukanye mu izina ry'Imana. Hey, y'all, come look at this. God have mercy. Kukihanganira birangora sinzongera gukundi sinshobora kugumana nawe umemukira wenda uzabona n'abandi bagukunda kurusha uko nabikaraga urwo nagukundaga n'urwo wankundaga ndahuraga nahoraga mbabaye
babaye nahora nagiru kanari nzi kurumararugu ese kukwizera cyane nibyo byatumye umemukira naguhaye urukundo ndakwiba wese maze mfata nabi ubu bikimeze cyafashwe oya ntubifata nabi nakoze logati